niba ugeze kuri ino video nagira ngo nawe twiganirire, reka tubwizanye ukuri. Waguhereza miliyoni 14 z'idolari, ubu nyine ni miliyari 20 zirenga z'amanyarwanda, ukagufunga imyaka 37 urengana, wabyemera? Ubu ndabizi umutima utangiye kugira imanza myinshi ngo nayafata nkayakoresha ibi ngibi, ngo ndite ntago nabyemera, nyine imyaka y'imici ntago nayifuna rwose ngo nyipevere. Ni ibintu byumvikana ko ari wowe nyine ufite umwanzuro wanyuma ko wabyemera cyangwa ukabyanga. Uyu mugabo urimo urareba imbere yawe rero yitwa Robert Dubrowiz, ntabwo yigeze agira amahirwe yo kuba yahitamo niba ayo mafaranga yafata cyangwa se yayihorera, kubera ko yafunzwe imyaka 37 arengana, imaze kugirwa umwere. Gusa nabwo byaciye mu manza, byatewe nuko ngo bari batanze ubuhamya butari ubwanyabyo, ukaze twicemo neza wumve. Uyu mugabo urimo urareba imbere yawe yitwa Robert Dubrowiz. Mu 1983 n'umugabo yahamije ku cyaha cyo kuba yarafashe ku ngufu ndetse akica umwana w'umukobwa witwaga Barbara. Icyo gihe urukiko rwahamije n'umugabo iki cyaha rugendeye ku dukomere twari turi kuri uno mugabo, byagaragara ko nyine ari ukurumwa nyine bakitse ko ari uyu mwana wari wamurumye mbere yuko amwica, nyine namufashe ku ngufu. N'abandi bagiye baza batanga ubuhamya, gusa byaje kugaragara nyuma na nyuma ko ubuhamya bwatanzwe atari ubwanyabwo, ndetse nyuma baza no gukoresha DNA basanga uyu mugabo ntabwo ari we wabikoze. Gusa hari haciyeho imyaka 37 afunzwe. Uyu mugabo Robert Dubrowiz yaje gufungurwa mu mwaka wa 2020. Iyi myaka yose yimaze afunzwe, abizi neza ko arengana, nta numwe yatakira ngo amwumve. Abantu babizi neza ubundi nyine hari mirongo ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagushyiraho itegereje kwicwa. Yamaze indi myaka 3 ari kuri uwo murongo w'abantu bazicwa bitewe n'ibyaha bakoze bihambaye. Nyuma y'iki gihe cyose afunzwe, urumva nyine abantu be bakomeje kumukurikirana, haje gukorwa DNA test basanga ibyakozwe byose ntabwo ari we, ubuhamya byose bwatanzwe ntabwo byari we, ndetse uyu mugabo yaje kurega leta nyine yamufungishije. Iyi leta yari afungiyemo aza guhabwa indishyi y'amafaranga asaga miliyoni 14 z'idolari. Aya mafaranga angana gutya ahagaze hafi miliyari 20 z'amanyarwanda arenga. Ese reka nkubaza, nk'uyu mugabo wambuwe ubuto bwe arengana, uyu mugabo wafunzwe mu myaka za 10 n'ingahe cyangwa se 20 n'ingahe, akaza gufungurwa ageze mu myaka muri za 50 na ari nkayo, kuko aya mafaranga bamuhaye urabona akwiye? Wowe wakwambura ubuto bwawe akagufunga, wamara gufungwa iyo myaka 37 yose uko ingana, ukaza bakaguhereza ayo mafaranga, wayemera? Reka tubwizanye kuri muri comment. Ngewe ndi mungeri kurashe basheri banyu, kandi like, follow, share n'inshuti zawe zibone. Bye 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 bye.